abateze amatwi Radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Umuseke weya. Ubushize Miromari yari yongeye igikorwa cyiza ku bindi. Noneho yari yatangije umushinga wo gufasha abagore n'abakobwa babyaye batabiteguye n'abagizweho ingaruka n'inda batewe. Manyobwa we yari yakoresheje izina rya Kibanga ku mbuga nkoranyambaga yiyandikaho amagambo amutaka ubwiza. Nyamugabo agize ngarabinenga. Manyobwa ati nanditse ivyo nasomye mu maso yawe. Niba atari byo bimbwire. Kibanga ati ce Josiane se duheruka kutirije asaba Mutanazi kongera kumuha umuti wo kwigarurira umutima wa gasore nyuma yo kumeneka kuheruka yaba yarahiriwe. Reka ntangire mwiyumvire. Ni karibuza ni nkawe. Harakoze. Ese ko ari nje cyanera. Ubu umunsi mukuru wa hehe? Wakubwira ko nahandi mbero nkabantutse mu rugo nje kugusura. Urabeshya. Uramanya ko haruvura. Ngira mugire. Ariko nyamuneka tuzankodesha no rwose. Vuga ye ngo nkunda ndushe. Manyakubahwa ariko zani nka rwose wagiye umenya ivyo uvuga. Muzi ko ibihuru byino byose byumva. Kare. Ngakagati bicara. Urakoze cyane. Genda cyakubaha ariko. Ariko se niki guteye muri gitondo wa muvandimwe we. Wampaye amahoro rwose nibyo byubahiro byawe koko. Ngeze hano rero reka nivugira ibyo shaka mba nakwikumburiye ariko ikoza ni nkana amashyengo yawe rwose. Amashyengo nyamara ukuri gushira mu biganiro buriya byagukumbura. Reka ye naba nkubeshyira ikitse aho nyazi impamvu utajya untumira mu dusangira icupa maze ngutinyura imisozi yino n'udusantere kandi cyaba ari igitekerezo. Ariko se kuwa mugani uzi ko ari byo gutekerezaho cyangwa wibagije ko nabaye mu kibazo nk'icyawe mbere. Ndabizi rwose. Amakuru yawe se Ruvura ko twahugiye mu bindi sinyakubaza. Amakuru yanjye ni mabi cyane. Ayiwe Sani ndakumva. Umwana nibyariye aherutse kuza hano arambabaza. Handi yane ikimungu ntazapfa nyize ku mutima. Yo byagenze biteze kandi. Umva nagiye kubona umuntu yitwa Gimarahingutse. Wa wundi cyaje waguhaga message. Uryo nuko mutegera amaboko ngira ngo harasubije agati impembero yibutse ko ndi sumukunda. Nuko uguzi ko n'agasuguro kajejeta yambwiye ngo yaraje gusura inzu yabayemo gusa aho genda nyakwigendera Zani. Wiye gushakisha impamvu yindi si byo mwana yagukoreye nta sinya nyina wumvamo. Umva Zani Ndakumva. Umva ko gahinda kabaho. Yo narababaye. Nuko amarira y'umugabo nyina atemba ajya mu nda. No kwihangana nuko sugira ngo gushaka nabi ni ikintu wagacuka we. Iryo joro sugira ngo naraguhetse. Ndabyumva. Ashwita naraye ndota imisozi ndidukiraho. Naramutse numva ingingo zose z'umubiri zarekanye neza. Yo ariko buriya ngo ubugome bw'umugore wawe nubwo mu bwana birakarira ngabo ngo kindi gitambamuga ngo ntagasiba kamushaga imbere atagapfuye amababa cyangwa gaca amaguru ubundi wakishima rero ko gasambagurika ishyano. Mana yanjye nibyo ngibyo rero. Agataba ariko ntugire ngo cya kibazo cy'uwakwimuririmba ngo narakibagiwe mu gihe cyabo nzakubwira. Yumva se Zani nkawe. Ese urareba iki ku isahani yanjye papa? Telefone yawe yabuze rezo. Ngo ikinasoza ko mungurishe ya ibyo muri mu ntacyo ntoyemo rwose. Nyine bikabajije niba umusozi uri ku isahani yewe wakirije telefone yawe nifata umuntu ariko aba yabuze rezo. Ese nibyo ariko nta nubwo yisebye byinshi. Mbona cyakora wa mugani ntabwo ari byinshi nkurikije apeti mfite. Ahubwo ngewe hari ikindi kintu kidasanzwe nabonye kinyuranye n'ibyo mwavugaga. Muzi ko hari hashize igihe kinini tutabasha guhurira ku meza gutya. Ibyo byo rwose niko bimeze. Hari isahani yajyaga ikunda kuba yubitse. Soso kundebye gutyo. Nuko ari njye uvuze kandi ntabwo ari byiza Vicky. Muhave mudacyocyorana bikavamo kuvuga nabi. Ahubwo Soso nyibwirira nta gakuru ka mama wawe bugo wamuganira. Papa Vicky ndakumva. Umbabare iki kintu kukivugaho birahura. Ngahore udutaye ku meza se kandi. Soso ihangane singambire kukubabaza rwose.
Papa Vicky, ndakumva. mumbabarire si ugushira isoni rwose ariko hari ibintu ntarabasha kwakira ku buryo nabivugaho nisanzuye. Oya humura ntabwo nabyita gushira isoni. Kandi ni ukuri ndakumva nanjye ndi umuntu mukuru. Gusa rero soso nubwo mubwiye ko nkumva ku rundi ruhande sinabura kukugaya. Icyo kiganiro waba kiretse koko. Mbabarire ariko si ukuguca mu ijambo. Se mwambabarire nkaba ngiye mu cyumba cyanjye ko nkeneye kuba njyenyine. Jya ugerageza n'umwitozo wo kugira ubutwari ariko soso. Yerega mu kudacika intege niho hava imbaraga zo gutsinda hakava n'icyizere. Kandi dufatanyije amaherezo ibihe bizaba byiza. Ntazabibona se mu gihe kiri imbere ibibazo bye byose byarahindutse amateka papa. Soso wagize ngo papa arakubeshya. Nanjye niko nifuza kubyizera. Ahubwo kuvuga ku kwizera hari icyo binyibukije. Niko mwabajene mwe. Karame papa. Kuki nk'abantu bakiri bato ntajya numva muganira muvuga aho mushaka kwerekeza ubuzima bwanyu. Bo, jyewe rero numva nshaka gukomeza ubuhanzi mbese nkanabunonosora. Ariko papa, ndakumva. Uziko numva ngiye gushyiraho amadreds kandi soso yansuka neza arabizi. Amadred yanakubera kubi rero. Sha cyane rwose. Soso. Karame. Iyo mpano se urayifite ukaba utarayibyaza umusaruro ino? Bo, ibyo se ko byakorwa n'ufite umwanya. Ngiye rwose burara ukuntu mba numva. Nyamara muzehe yarakunagiye akanama. Gusa rero Vicky ibyo uvuze byo gushyira amadrede ngewe ntabwo nabigushyikiramo rwose. Kubera iki se kandi bibera abacuranzi bakagaragara nk'abazi bigezweho bikabongerera abafana? Kuririmba neza se no gukundwa k'umuririmbyi biva mu kwinura uko atarasanzwe. Oya rwose ibyo ntaho bihuriye. Sahari iyo twigira umuhira tukaba ariho tuganirira ko ari ibyo byari kuba byiza Rita. Yuriana nawe ukabura kwibagarira imbaga ngo tugiye kwicara mu rugo nkaho umurimo urimo gukora ubangamiranye no kuba tuganira. Niba kwicara kuri uwo mukingo ntacyo bikubwiye nta kibazo rwose. Ahubwo urambwiye. Mwisengeneza wawe nawe ngo ari mu banyeshuri basabwe kuba bagumye mu rugo muri iyi minsi. Nuko nyine twarabyakiriye. Niba se ubuyobozi bw'ishuri buri hariya butazi gushyira mu gaciro twabigenza gute? Nyamara urasanga icyemezo cyafashwe. Hari ukuntu cyatanze umuti w'agateganyo umwanya ikibazo cyahavutse kigisuzuma. Nta muti mbonyaho wahise. Ko abana bari bamaze kwiremamo amatsinda ahanganye se byari kugenda gute kundi uretse kuba bigije baba bishyushyemo mbere y'uko amazi arenga inkombe? Kuki se batirukanye babaye imvano y'ikibazo ahubwo bakirukana abo kibangamiye? Ababaye imvano y'ikibazo ushaka kuvuga ni abahe? Ni abana bakomoka ku babyeyi b'imuhumuro baheruka gufungurwa. Ndatinya kubivuga se. So batekeyemo n'ababyeyi babo ibitekerezo by'urwango n'ubugome none bakaba barahindutse ikibazo ku ishuri. Yuriye rwose ufite ikibazo ku banyamuhumuro kuko bakugiriye nabi mu gihe cy'amakimbirane kandi ndakumva nk'uwo twari dusangiye ingorane icyo gihe. Nibyo nyine. Ariko se utambeshye koko ibyo uvuze wabibonera ikimenyetso gifatika? Ibyigaragaza ikindi kimenyetso biba bisaba se ni ikihe? None se dushyize mu gaciro ko mu bafunguwe harimo abanyamuhumuro n'abanyamumanzi bose bakaba bafite abana kuri iriya shuri, uhera kuki uvuga ko ikibazo cyatewe n'abana b'abanyamuhumuro? Ariko ubu ngubu ngene nayobewe impamvu utabyumva kimwe nkanjye kandi nawe waragezweho n'ingaruka z'ubugome bw'abanyamuhumuro. Ariko ubundi bite byawe? Bite byanjye? Ibyo se bivuga ko ngomba gupfa kwemera ibyo uvuga nta gusesengura Yuriye? Ahubwo so mwisengeneza yawe wagiye ajyanywe no kwiga wigeze wibaza ukuntu byarangiye agiye mu kigare cyateje amakimbirane ku ishuri kugeza ubwo ahanwa? Icyo kibazo jya kukibaza abakwiye kukibazwa njye wumva niho menshi. None byaba byaravuye ku biganiro mwagiye mugirana nabo mwumva ibintu kimwe mwikoma abandi umwana bumva? Kuki se ahubwo twari kubimuhisha nkaho agomba kuba umwasama ntitondere kumenya abo yigana nabo bakinana. Abo bandi bose ntibaganira batwibasiye abana babo bumva. Bose baba bakora neza? Naringize ngo nabo ndabagaya rwose. Ngewe rwose mubarerera kuri iriya shuri aho baba bakomoka hose. Umuntu mukuru w'abana urugero rubikoma abo badakomoka hamwe bigatuma abana bareka kwitekerereza ahubwo bakagendera ku byo bumvise bakanga bagenzi babo. Ndamugaya bikomeye. Njyewe nta rugero rubinzi naba narahaye umwana kandi wabyemereye mu kanya. Nyamara barabivuze abana bose ni beza nitwe tubahindura babi. Yego ye. Ese ubwo ntubona ko mwisengeneza zabo batangiye kugira ubuzima bumugoye kubera imyitwarire mibi yakwigiyeho? Ku buzima bwacu rero Maribori na Kambare. Ku buzima bwacu kandi wagize neza kudutumira rwose kigiye. Mimi ndaza gushima nyuma yo kubona jinsi gani kutusohokana biza kurangira. Labda ya machupa n'ibirahuri uraza kubikoresha kama silaho binkubita. Yewe Kambare yarayikocoye. Ariko Kamba ubwo kuko ntumemukiye. Jewe urumva naje hano muri hoteli kuharwanira. Miss Joe, ahubwo mbele ya kukuya hapa
nagombye kuba nambaye kasike ya kuniproteje. Hamwe akubwire rero. Mana yanjye mbo noneho bigiye kuba ngombwa ko ijambo nagomba kuvuga ndivuga imburagihe. Upfa kuba utazanye bya bindi byawe ngo uvuge nabo tubihirize rwose. Sevele Kambare rero nawe Maribori ndakumva Kigi. Ijambo ryanyu ndaritangiza kubashimira mbikuye ku mutima kuba mwitabira ubutumire bwanjye. Nasito na shukuru. Urakoze cyane Kambare kumvugira ibintu. Icya kabiri cyongeraho nifuje kubabwira ko nyuma yo gufata umwanya uhagije wo kwigaya nsaba imbabazi z'uko nagiye mbitwaraho mu minsi yashize. Lakini Kigi, iryo jambo linatoka mu mutima au uravugisha mdomo gusa? Kamba ndabizi rwose nagiye nkubabaza ariko ugerageze kumva ko ijambo mvuze ndikuye ku mutima, by'umwihariko kuba mperuka kugukomeretsa ku munwa mu bintu bitari ngombwa ndabyicuza bikomeye. Cyakoze ugize neza gusaba imbabazi Kigi, ni ikimenyetso cyiza. Gusa ni wari usoje nanjye nashaka kugira icyo mvuga. Nta kibazo nari nsoje gusa sinzi niba mwambabariye. Mimi nakusamia kabisa niba utazongera kunzanaho fujo. Urakoze. Ngaho komeza Maribu. Mbo nanjye ndakubabariye nicyo mperaho. Biranshimishije cyane. Gusa nizere ko iby'imbabazi usabye bitazongera Kigi. Wongere kwitwara nk'udatekereza kuko simbikunda na gato urabizi warabibonye. Ndabyumva Maribu. Asante Maribu. Ikindi rero ibyo kumva ko ufite uburenganzira bwo kunca ku nshuti zanjye zagiye zimba hafi igihe nari nzikeneye nka Kambare uyu. Nizere ko utazabyongera. Mureke mbabwire rero rwose mwumve ko uyu munsi wa none tubaye nk'abaciye umurongo tukaba dufashe icyerekezo gishya. Nidushaka twe kumenya tuzunguruka tubigarukaho dutangira twivugira ibindi. Okay. Niambie Maribu, business iko bien inaendelea? Yego duhagaze neza rwose hano Kabugufi biragenda. Ibugo nawe urabizi rusange Samson duhagarariye neza. Mwari kugenda utera ibitambwera abantu benshi bamaze kubemera bya hatari. Bari batwemera se tutariganza mu masoko ya Kabugufi kwambuka za Muhumuro na Bumanzi na Nyagacu ndetse no mu masoko nyambuka mipaka ya Bugo na rusange. Gira amahoro zane nkako wiburishije nk'imvura yo muki. Murakoze muhinguranya bihe. Kwa muganga se ko hagezwa n'indwara buriya kuba ntabonekaga nuko nta kibazo nari mfite. None ufite ikibazo cyero ngo nkibaze icyo kigushaka abakuru bagihata insinzi utaho usimbuka nk'ingeragera. Nzanywe n'ibintu bibiri. Icyambere ni uko intsinzi y'umuhungu wanjye Gasore akagira ijambo mu rugo rwe ntiyongere gusuzugurwa n'umugore. Icya kabiri nk'uko nari nabikubwiye n'umuntu w'inshuti yanjye wanyazwe imitungo nagira ngo umushakire intsinzi asubirane imitungo ye. Icyo mbanza kukubwira nuko ikibazo uko cyaba kimeze kose umuti si uwo ntira. Hose barakuvuga rwose kuri umuntu ushoboye. Bazi iki se ko ibyo bazi ari bike cyane? Ngaho mbwira ku buryo burambuye. Reka mpere ku kibazo cy'umwana wanjye. Ni nacyo nshyikiriza abakuru cyonyine mbe mbikubwiye. Kubera iki se kandi? Kwiki umwana wawe wakizanye ku bw'isano y'amaraso se iyo nyambukamugezi yo kukidashaka kugana abakuru yigenzi gahitamo guhekwa nawe. Kubariza undi se hari ikibazo? Umubwira ziyizire. Ubwo niba mu mufuka we nta mbeho irimo azasusurutsa abakuru bamubonera insinzi y'imitungo ye yongera yitunge. Nuko rero umwana wawe yagowe n'urushako. Muri make Gasore yahoranye umugore witwaga Chantal baza kudashobokana baratana ashaka uwa kabiri. Kubanza uwo wa mbere ari we mwatanye atatanye na Gasore utaracyamukunda se? Ibyo byihorere birekere bene byo. Uwo mugore wa mbere ariko mwanganaga urunuka. Kuvuga ko namwangaga byaba atari byo kuko jewe singira umutima wangana rwose. Gusa nyine ikitameze neza singiyumvamo kandi nyivuga uko kiri. Ubuse nyine mvuze ko imbata igenda itambitse ibirenge naba nyitutse. Gasore amaze gutana n'umugore wa mbere yarashaka uwa kabiri. Ese uwo mugore Gasani ngo ni Josiane ugira ngo n'umugore Gasore yashatse ko azamunywesha amazi n'ifurusheti. Umwana wanjye agira ngo aravuze undi akamukubita mu kanwa. Ubanza Josiane washigaze kumutegeka akajya ararivura. Mbese navuze byinshi nawe urabyumva ntatekanye kandi nanjye biruko. Gasore ndamureba n'amaso y'amahinguranya bihe koko ntamerewe neza. Ko mubona ariko humura umuti abakuru bawumbwiye. Nuko wakabaho nuko nabigeza gute rero mbwira.
umva rero ndakumva ugenda urebe hafi y'irembo ahantu hahinzwe vuba hateye indabyo urandure rumwe muri zo vanemo ibitabye munsi ubifatishije amababi y'igihondohondo kugira ngo bihondobere. urakoze mubyeyi urakoze cyane ibyo bitinda ariko ungire neza umbwira wabihatabye ninde hari undi se ni Josiane Karame inka y'ibihugu Josiane se ari hano ni ko mukecuru waje gukora iki hano waje urakora iki girashyano urambaza urangenga umushashage mwebwe kandi mbabone mwirugo muranyumva muratera impagara abakuru nta soni mbabone mwirugo. Mbo Tiba ndakumva wihangane kuba nkubute kujya aho wari ugiye kujya ariko nsanda ni ngombwa ko tubanza kuganira ku kintu gikomeye ku buryo ntategereza. urakoze cyane nanjye umwanya nari ngukeneye manyo ngaho noneho banza uvuge niwo wifuje ikiganiro. Banda ari wowe ntuvuze ko uyu mwanya wari uwukeneye wari uwukeneye ntacyo kuvuga ufite se. mva nkubwire rero ibyo kuganira reka tube tubiretse tuzabishakira undi mwanya dutuje. ndabona bisa nkaho umwuka twenda kuganira amatari mwiza. udahunga iki ngewe munga none uzabaze mu byo ushaka ko biganirwaho upfa kutagaruka ku kibazo cyo kubyara kuko nta gisubizo twakibonera. aho dukosora ariko dukosora ntukavuge nk'utiteka ngo nta gisubizo twakibonera ahubwo udajya uvuga ko Imana itaradutubiza ku kibazo twayishyikiriza. vuga utamena. amen. aha noneho reka nkurute ntangire ikiganiro. icyo nifuzaga ko twaganiraho rero ngewe ngo ufiteho ikibazo. si uko biza ufiteho ikibazo kimeze gute manyo? ntabwo numva ukuntu n'imyaka tumaranye tutajya duhuza Tiba. kubana nanjye bikaba bitaragufatire guhinduka ngo ujye witwara neza uko ntaka. ariko nawe uciye iteka kandi aribyo wambuzaga mu kanya ngo ntitujya duhuza nkaho nta na rimwe bijya bibaho cyangwa nkaho byarangiye burundu. reka ngo utabe rero sibyo umbabarire wirinde kundanaho impaka zitajya zirangira nk'iz'abafinozofe. impaka ariko n'uwo uzizana sinjye ubundi kuki ushaka ko arijya uhinduka wowe udashaka guhinduka? tekereza icyo ntakoze n'icyo ariko buriya tanga ingero. nidibura te nushaka na miliyoni ndadiguha ndakihariye indorerwamo nkireba nkimara ipfa ndacyaryama ntunze nta muntu ubona iruhande. ibyo byo kugona se kugona ni ubushake naho kubihagarika si ubushake wagiye urada igitambaro ku munwa ukakirikira mu idugu. ariko no kumenyera guturana n'ikibazo byaba igisubizo wowe kuki utarazi ipamba mu matwi? mate ntabwo icyo asubiza nkamaze urutonde rw'ingero z'uko nahindutse nongeraho n'ibyiza byatanye mu rugo. komeza. nka buriya abagabo mukunda isema ndabizi ndabesa. oya ntabwo ubeshya rwose ishema turarikunda. urakoze hari uko ntagira ngo nguhetezemo iyo ngendana n'ibigezweho. ibigezweho se ni nka mukorogo no kwipfumuza izuru n'inkurikizi ibyagusigiye nibyo ushaka kuvuga nta kindi? udi kubona ibibi gusa kuki se utavuze imyambarire yose ki muri rusange kandi ibibazo byose biva ku gufata ibyemezo kwawe mu bintu byinshi nta nama ubanje kungisha. nawe ariko uremera ko mba nakoze byinshi njye nta n'ikibazo mfite cy'izo kiritike zidafite ireme niba utari ubizi kuko ituko ihinga n'iyigimba. kiritike zidafite ireme se nizihe? ngo kiritike zidafite ireme nizihe ngo nkora byinshi ntagiteze inama iyo ugendera ku rugero rwanjye none tuba turi abamiliyoneri. urugero ushaka ko ngenderaho n'urwo kutabanza gutekereza bihagije rero. barate gato urataka vuba ko ngewe ibyo nkora mpubuka. ni nacyo kibazo gihatse ibindi byose ahubwo. Tiba urakoze igaruka tuza tuganire manyo. iyi nama y'urugo irashyira igere ku myanzuro se cyangwa nuko yareshyaga naho ubutaha.